hanyuma ushobora kubatizwa ariko utarakira agakiza kuko ntabwo amazi akuraho ibyaha. Umuntu ashobora kujya mu mazi ariko kamere y'ibyaha akaba akiyifite muri we. Ahubwo icyaha ni ukuba umuntu aretse ibyo yakoraga bibi agakora byiza. Ashobora kuba ari umuntu wibaga, kwiba akabireka, yaramenaga amazu, abantu bamuzi mu mudugudu cyangwa mu murenge ko yaciye, mu mvugo y'iyi minsi yaciye ibintu, ariko umwanya wo kubatizwa yamara kubatizwa bavuga ngo nibaga ariko ngize gute ndabiretse. Abantu tukaziga tumuzi ko yibaga ariko yabivuyemo akarabaye umuntu w'Imana. Njyewe na kereka icyaha cyo kwica no kuroga, numva ngo nta mugabo uroga, ariko no muri iki gihe abagabo ngera umva ngo bararoga bakajya no kuraguza, ariko buretse kwiba no kuroga nta kindi, no kwica nta kindi cyaha numva ntakoze. Urumva ibindi no kubeshya no gusambana n'ibindi byose nabigezeho. Yesu aramusiza ati ni ukuri ndakubwira yuko umuntu utarabyawe n'amazi n'umwuka atabasha kwinjira mu bwami bw'Imana. Ikibyarwa n'umubiri nacyo ni umubiri, n'ikibyarwa n'umwuka nacyo ni umwuka. Witangazwa nuko nkubwiye yuko bibakwiriye kubyarwa bwa kabiri. Imana iduhana umugisha. Abakunzi bacu rero, ibiganiro nakagaruka nk'uko mubibona. Aka kanya turi kumwe n'abatumirwa, ndakeka bamwe mwatangiye kubibwira. Burya iyo ubonye umuntu afite igitabo cyangwa se ijambo ry'Imana hari icyo uhita wibwira muri uyu mwanya. Uyu mwanya tugiye kuvuga ku bijyanye na gospel n'ibintu bijyanye n'agakiza. Ariko mbere y'uko dukomeza, umugabo umwe dufite hano niwe dusanzwe tumenyera imbere za kamera, musanzwe mumuzi, Peter. We araza kutwibwira, wenda mu bundi buryo ndaza kumusaba. Reka nsabe mugenzi we atangira twibwira amazina kugira tubashe kumumenya. Murakoze cyane. Nitwa Niyobuhungiro Vincent, ndi umukozi w'Imana, nshimye Imana kugera hano. Vincent, wakiriye agakiza ufite imyaka ingahe? Urakoze cyane. Reka nsobanure kuri ikintu gatoya. Hari kubatizwa, hari no kwakira agakiza. Umuntu ashobora kumara imyaka myinshi yarabatijwe ariko atarakira agakiza. Hanyuma rero njyewe nabatijwe mu mwaka wa 2003 mu kwezi kwa karindwi, ariko nakira agakiza 2009. Bivuze ngo iyo myaka yose irimo hagati ntabwo nari nzi icyo nkora, nari ndi mu munyenga n'ibyo twakwita ngo ni ikigare. Numva ari ibyo. Okay. Umukozi w'Imana Peter, we dusanzwe tuzi imbere za kamera zacu, reka nawe musabe agira uko yibwira abantu nk'umukozi w'Imana. Peter we yakiye agakiza afite imyaka ingahe? Icyo kibazo ntabwo abantu benshi bari bakizi, ndakeka nta n'uwigeze akikubaza. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha kandi ishimira cyane Vesa asobanuye uburyo bwo kwakira agakiza. Kubatizwa siko kwakira agakiza, hari igihe kubatizwa ariko ntiduhinduke. Rero jye nabatijwe 2009, nibwo nabatijwe, mbatizwa mu karere ka Nyamagabe hepfo. Hanyuma nza kumva ko nakira agakiza neza 2016. Urumva iyo myaka yose hari ibyo nari naramenye, nibwira ko ndi mu gakiza ariko nakarimo. Rero naje guhumuka amaso muri uwo mwaka. Hari ikintu wenda Vincent yatubwiye ngo agakiza, ngo ushobora kubatizwa ariko utarakira agakiza. Ese iyo ubatijwe n'icyo uba wemeye n'icyo uba wakiye? Urakoze cyane. Mu kubatizwa, ubundi ijambo kubatizwa risobanura ibintu byinshi. Akenshi bikorerwa umuntu wemeye agahakana ibintu yari arimo, akumva arabyanze, akavuga ngo noneho ibyo ngiyemo nibyo bizima. Bivuze ngo ahantu ugiye ugerageza gusanaho. Ijambo ro kubatizwa ni ikimenyetso cy'umuntu wese wemeye cyangwa se wahisemo Kristo agakurikira iyo nzira.
nicyo kimenyetso kimuhamiriza ko ari umuntu w'Imana none se cyangwa se atangiye kuba umuntu w'Imana. Okay, noneho tubwiye wenda ku busobanuro bujyanye no kubatizwa. Ndakeka ubwo busobanuro ntaho butaniye no kuba umuntu yaba yakiriye agakiza. Ese ngaho tubidutandukanyiriza agakiza no kuba umuntu yabatizwa. Urakoze cyane Peter mu gihe ari kudushakira umurongo ujyanye no kubatizwa. Urakoze cyane. Umbaje ikibazo cyiza mbonero kubwira abantu badukurikiye. Kubatizwa natangiye mvuga ngo ni ikimenyetso gishobora kuguhuza n'umuntu runaka cyangwa se n'ikintu runaka. Mu yandi magambo nicyo kiduhuza n'Imana. Hanyuma ushobora kubatizwa ariko utarakira agakiza kuko ntabwo amazi akuraho ibyaha. Umuntu ashobora kujya mu mazi ariko kamere y'ibyaha akaba akifite muri we. Ahubwo icyaha ni ukuba umuntu aretse ibyo yakoraga bibi agakora byiza. Ashobora kuba ari umuntu wibaga, kwiba akabireka yaramenaga amazu, abantu bamuzi mu mudugudu cyangwa mu murenge ko yaciye mu mvugo y'iyi minsi yaciye ibintu, ariko umwanya wo kubatizwa yamara kubatizwa bavuga ngo nibaga ariko ngize gute ndabiretse. Abantu tukaziga tumuzi ko yibaga ariko yabivuyemo akarabaye umuntu w'Imana. Niyo nzira ya mbere ishobora gutandukanya umuntu wabatijwe n'uwakiriye agakiza. Vincent, aho tutaraza kumvikana reka nsabe Peter nawe mu mwanya dusobanurire kuri izo ngingo tuvuzeho nge nawe. Reka mu mwanya. Reka dutanga ubusobanuro dukoresha ijambo ry'Imana kuko tubona ko ijambo ari indorerwamo. Ni muri Yohana ibice 3 ni umurongo wa 5. Yesu aramusiza ati ni ukuri ndakubwira yuko umuntu utarabyawe n'amazi n'umwuka atabasha kwinjira mu bwami bw'Imana. Ikibyarwa n'umubiri nacyo ni umubiri, n'ikibyarwa n'umwuka nacyo ni umwuka. Witangazwa nuko nkubwiye yuko bibakwiriye kubyarwa bwa kabiri, Imana iduhana umugisha. Iri ni ijambo ryumvikana. Uyu Nikodemo asanga Yesu bajyana ikiganiro, yaramubwiye ngo mwigisha, tuzi kuko ari ibintu bikomeye, urahanura ibintu bikagenda neza. Noneho Yesu amurebye amubonamo katarabatizwa. Imana ishimwe. Amubwira ngo amubwira ko agomba kubatizwa. Aramubwira ngo nukuri ndakubwira ko umuntu utabatijwe n'amazi n'umwuka atazigera injobwa bw'Imana. Rero hari kubatizwa n'amazi ni kimwe, hari n'icyakabiri kubatizwa n'umwuka wera. Yesu mwibuka ijambo yavuze, ntabwo yavuze ngo azatwereza amazi adukiza ibyaha, yaravuze ngo nzawohereza umwuka azabemeza iby'icyaha. Rero hari ubwo uva mu mazi nta mwuka, ukava mu mazi imyenda yatose ariko amagambo ukayagumana, ukava mu mazi imyenda yatose ariko ukaguma gusambana, ukava mu mazi imyenda yatose ariko ukagumana ubugome. Rero Yesu aramubwiye ngo kubyarwa n'amazi ni icya mbere, icya kabiri ukabyarwa n'umwuka, kuko yaravuze ngo ikibyarwa n'umubiri ni umubiri, none ikibyarwa n'umwuka nacyo ni iki? Ni umwuka. Ruba ni ibintu bitandukanye. Yesu adusezera aravuze ngo nzabohereza umufasha. Haleluya. Ntabwo yavuze ngo nzabohereza amazi, yaravuze ngo nzabohereza umwuka. Buriya amazi ni ikimenyetso kigaragaza ko twemeye, yego, ariko noneho hari uburyo bwo kubatizwa n'umwuka wera. Umwuka yakujemo ni ukwemeza ibyo ukwiye gukora, ni ukwemeza umuhamagaro wawe. Twemeje itorero, twemeje abantu ko tugiye mu mazi tubatijwe, twemeye Kristo. Ariko dukwiye no kubonera za mbuto. Imbuto nta muntu uzitwemeza, ni umwuka ugira gute uzituyoboramo. Rero hari igihe umuntu abatizwa nigeze gutangazwa n'umuntu agiye ku ikoranabuhanga kuri social media, baravuga ngo umuntu yagiye kubatizwa noneho umunwa ntiwajyamo. Baravuga ngo yamusubiza n'umuntu ngo batizwe. Bivuze ngo ufite kujya mu mazi hakagira ibyo uvanamo ariko udahindutse, bigasaba kubatizwa no mwuka wera. Iyo umwuka yaje ni ukwereka umuhamagaro wawe, iyo umwuka waje ni ukwereka ibyo ukwiye gukora. Muri byararimbye ngo kubw'umuriro w'Imana ndimo shobora kwera imbuto ashaka. Bivuze ngo ufite kutota mu mazi, ufite kwibwira ko wakijijwe ariko utarakijijwe, ufite kwibwira ko batijwe ariko utarahindutse. Okay, ndakeka wenda tukiri kuri iyo ngingo. Ndikumva umubatizo w'amazi usa nkaho udafite imbaraga nk'umubatizo w'umwuka. Muri piscine bajyamo, sibyo? Muri piscine bajyamo bakoga, ushatse wavuga ngo ndabatijwe, umuntu ajya muri douche yiwaba akoga. Rero ikima nshaka ko turashaka n'ubutizo w'umwuka wera. Iyo umwuka aje kwereka kwera imbuto,
iyo umwuka aje kwereka ibyo ukwiye gukora, iyo umwuka aje kwereka kuganduka icyo ari cyo, ngo shobora kwera imbuto ashaka, bivuze ngo iyo umwuka yaje niwe ukuyobora. Reka noneho tugaruke Vincent, wenda kubatizwa tugerageje kumva ubusobanuro bwabyo nk'uko n'ijambo ryagiye ribitubwira. Iyo ubatijwe hari byinshi uba uretse, hari byinshi uba witandukanyije nabyo. Ese watubwira bimwe muri ibyo? Mwagenda mutubwira bimwe muri ibyo? Urakoze cyane. Ntabwo nabitondagura cyane ko akenshi na kenshi nta cyaha gitoya ku Mana kibaho gishobora kuba cyatandukanya umuntu n'Imana. Ahubwo ikintu navuga kimwe muri ibyo gishobora gutuma umuntu ashobora kubatizwa ariko agakuma ku mubatizo w'amazi n'abatizwe ku mwuka wera nk'uko babivuze, ni ikintu cyo kudacika kamere. Umuntu akaba yari umusambanyi agakomeza akitwa ko akijijwe nyamara yari umusambanyi. Umuntu akaba yari umusinzi akora izindi ngeso zitandukanye ariko akaba atari yahinduka. Iyo ni inzira ya mbere ishobora gutuma muri we ashobora kuguma ahandi hasi yari ari kuri y'amazi, kandi amazi nta gaciro kariho. Batubwira ijambo rivuga ngo umuntu utabyawe n'amazi ngo nabyarwe n'umwuka. Ndagira mwibutse Peter, ntabwo amazi asobanura ngo nicyo kirenge cyonyine kugera kuri Yesu. Nta nubwo amazi asobanura ngo umuntu yahawe intebe mu byicaro byo mu ijuru. Ahubwo amazi niyo nzira ya mbere ishobora kuba itangiriro ryo kuguhuza n'andi na Yesu. Niyo mpamvu igikenewe ntabwo ari amazi cyane, nubwo amazi ariyo nzira y'umubatizo, ariko igikenewe ni uko umuntu afite umwuka wera muri we. Namuciye mu ijambo, turakomeza turebe ubusobanuro. Shima Imana cyane kubw'ishurirwa iduhaye kugana kuri kino ko hari abantu batabizi. Yesu ari kujya abatizwa na Yohana, yagiye mu mazi, ariko Imana ibihamirisha umwuka wera. Bivuze ngo iyo umwuka atamanuka, cyari kirenge kimwe ateye, ariko iyo umwuka amanutse yari amaze kuzuza iby'umubatizo we koko yuje umubatizo. Rero iyo umwuka yaje niwe komeza, niwe wemeza umuntu ko akwiye kubaho, akwiye kwinjira muri bwa buzima bw'umubatizo. Nakubwiye amazi, hari ijambo maze gusoma mu kanya riri mu byakozwe n'intumwa, byakozwe n'intumwa. Reka tuhasome gatoya, ni ibice 8. Byakozwe n'umuco 8. Umurongo ni uwa 29. Aravuga ngo umwuka abwira Filipo ati sanga ririya gare ujyane naryo. Filipo arirukanka yumva asoma igitabo cy'umuhanuzi Yesaya, aramubaza ati ibyo usoma urabyumva? Hanyuma undi ati nayibasha ne, nabonye ubisobanurira. Yinginga Filipo ngo yurire bicarane. Ibyo yasomaga mu byanditswe byari ibi ngo yajyanywe nk'intama ijyanwa mu ibagiro, kandi nk'uko umwana w'intama ucecekera imbere y'umukemura ubwoya, ni nako atabumbuye akanwa ke. Ubwo yacishwaga bugufi, urubanza rwari rumukwiriye barumukuyeho. Umuryango we uzamenyekana ute ko ubugingo bwe bukuwe mu isi? Hanyuma reka twihute cyane. Murongo 31 aravuga ngo iyo nkone ibaza Filipo ati ndakwinginze mbwira aya magambo umuhanuzi yavuze kurinde, yayavuze kurinde, yayivuzeho cyangwa yavuze ku wundi? Filipo aterura amagambo ahera kuri ibyo byanditswe, amubwira ubutumwa bwiza bwa Yesu. Bakigenda mu nzira bagera ku mazi, iyo nkone iramubaza ati dore amazi, ikimbuza kubatizwa n'iki? Yesu ashimwe. Amen. Uyu mugabo ni umunyetiyopiya w'inkone. Nabona muri Etiyopiya yavagayo ari kugenda mu igare. Inkone murumva ni amagambo y'Ikinyarwanda. Yari ari mu igare ari kugenda, noneho ngasoma igitabo cy'umuhanuzi Yesaya, asoma uburyo Yesu yapfuye, asoma uburyo yagendaga bamuburanye ntaburane, yacishwaga bugufi, urubanza rw'ukuri barumukuraho. Noneho wanga kumva ni umuntu runaka ntabimenye ibyo ari byo. Noneho umwuka asanga Filipo, aramubwira ngo irukanka usanga iriya gare ndi kukwereka mu mwuka.
uryinjiremo usobanurira umuntu ariya magambo ngo akimara kugeramo aramubaza ngo ariko ibintu byavuzwe ku uyu muhanuzi wabivuze nibye cyangwa byavugaga ku wundi. Filipo ahita amubwira ngo ni ibya Kristo, amusobanurira ko umwizera, amubwira gukorera Kristo, amubwira uburyo kugira ngo wegere Kristo aho ubanza kunyura, kubazwa n'amazi ukabazwa n'umwuka wera. Umugabo abyumvise aravuga ati none se bari kugenda mu nzira bageze ku mugezi aravuga ati none ko amazi ari gutemba kari ngaya niki kimbuza kubatizwa? Ati nta kibazo niba wizeye wamaze kumva. Yesu ashimwe. Amazi kuyajyamo nibyo, ariko banza wigisha umuntu aya mazi agiyemo ashatse kuvuga iki, mbega ubanza umwigisha ibyo agiyemo, yego abanza amenya bisobanukirwa bare kubyinjiramo. Hanyuma Bibiliya irambwira ngo uyu mugabo Yesu ava mu igare aramubatiza. Filipo arabatiza uyu mugabo. Reka wenda tutarava kugira nibagirwe ikibazo nifuzaga kubabaza aho hantu. Ese umuntu wese yemerewe kubatiza? Umuntu wese urumva we yarari kwigare bigendera na titira afite ngo ni pasiteri, na titira afite ngo ni ninde. Ese umuntu wese yemerewe kubatiza? Urakoze cyane. Twasomye umugabo bita Filipo. Uyu Filipo ni umuntu Imana yahamagaye kandi musiga amavuta imwemera kubatiza. Ntabwo abantu bose bemerewe kubatiza. Abahamagawe ariko bose bemerewe kubatiza? Warahamagawe ubi warabitoranyirijwe, habaho kubitoranyirizwa ukabigimikirwa, wemerewe kubatizwa. Nawe dusobanure kubatiza ukabatiza. Urakoze cyane. Ntabwo njya kure y'ibyo avuze, ndasa nkaho mbyongeraho gatoya. Urabajije ngo mbese umuntu wese yemerewe kubatiza? Wenda urugero tuvuge turi mu idini, turi mu itorero, abakristo bose barabatijwe, then njyewe ndi umukristo muye n'umuntu ansabye ko namubatiza. Ni umunyabyaha wenda mwigishije ijambo ry'Imana ansabye ko namubatiza, icyo gihe namubatiza? Urakoze cyane. Wemere kwitwa intumwa, ariko ntabwo wemere kubatiza, kuko kubatiza bisaba andi mavuta y'abantu babisigiwe. Ntabwo umuntu wese yemerewe kubatiza. Cyakora wemerewe kubwiriza ubutumwa, uwo muntu akizera kubatizwa, ariko ntabwo wemereye kubatizwa. Bibiliya ibivugaho neza, iravuga ngo nuko abakuru n'abatambyi, abo batambyi baga bicaye, yaba umwe muri bo yacumuye mu bo bayoboye, yaba umwe muri bagize ikibazo, basangaga babatambye. Bivuze ngo hari abageraga hera, hari n'abageraga hera cyane. Bivuze ngo muri ibyo byiciro nibo bageraga aho hera, ariko hari abandi babagerera. Bibiliya iravuga ngo icyo gihe byari ibitambo by'imasa byatangwaga n'inuma z'inungura. Kuri uyu mwanya rero turi ku ngoma yande, navuga ngo ya Kristo. Ibyo byose byamaze gukurwa kuko twabonye uwatwitangiye, biba inzira ngo uwari umwenda wari ukingirije ahera utabukamo kangahe? Kabiri. Ntabwo bivuze ngo nubwo watabutsemo kabiri ngo nawe wabatiza, ahubwo wahawe uburenganzira bwo kuvuga icyo wamenye, ukagaruza abantu neza bigendeye no ku mbuto, bigatuma ubahuza n'Imana cyangwa se n'abatambyi. Abo batambyi babisigiwe nibo ba pastor, nibo ba bishop, abaposo cyangwa se n'abapadiri, birashoboka mu nshingano zabo. Ariko ntabwo bivuze ngo umudiyakoni ngo azajya kubatiza. Yemereye kubwiriza ubwo butumwa bwiza ashingiye ku mbuto yera. Yaraho nabibonye umukristo rwose agendeye kuri iryo jambo warutubwiye, bitemberera ndati mfasha ujye kumbatiza, nutambatiza ndababara. Aramushogoshera mujyana muri Yorodani aramubatiza koko. Niyo rero mishingiye. Niyo mpamvu nari nibajije icyo kibazo. Noneho reka tugaruke wenda ku kindi kibazo abantu benshi bibaza. Ese kugira ngo umuntu afate umwanzuro wo kuba yabatizwa, yajya mu mazi akabatizwa, ni izihe mbaraga ziba ziri inyuma yo kugira ngo afate uwo mwanzuro? Kuko ushobora kunyigisha nkafashwa nkahita mvuga ati gende mbatize, ejo nkigira mu bindi. Urakoze cyane. Kugira ngo ubundi umuntu, nibyo twatangiye tuvuga, kubatizwa ni ukwemera, nuko wigishijwe. Rero iyo wigishijwe neza ukajya mu byo umaze kwemera wizeye, ntabwo uvamo ngo ukore amakosa. Akenshi abantu bari mu kigare ari kujya mu mazi kataramaza kumenya ibyo yinjiyemo ibyo ari byo, ataramara kumenya. Ubundi ugomba kujya no mu mazi wamaze guhinduka.
yego kuko ngira ngo mbwire abatanzi batuyoboye turuke turabavuga butumwa wenda igihe kizagera Imana tugiriye ikize natwe tube abapasiteri ariko bigenwa n'Imana. Ngira ngo mbabwire bafata igihe bigisha abantu. Hari umuntu azanga arashaka kubatizwa ari Lukasi agiye kubatizwa, ngiye ku ruhande rumwe nabanza amenye ngibyo ngiyemo namaze kubyizera ese ko ngiye mu mazi menshi nicyo kimesha gukizwa, abanza amenye ngo mbyinjiyemo gute ese nahindutse kuko ari irata uko bivuze ariko umuntu ajya mu mazi ariko asanga ejo yibereye muri kabari ko yabatirwanye n'abandi. Rero habaho ikintu cyo icyambere ugomba kujya muri ariya mazi amaze kwigishwa kandi ukajyamo wamaze guhinduka, hanyuma ugatse imbaraga z'umwuka wari zikabana nawe zikuyobora. Imana iguhumugisha. Nzi nimba ari cyo urakoze cyane, avuze ijambo ryiza. Reka mbonereho kubwira n'abantu batuyoboye cyane ko baba pasitoro, ababishopu, abaposo bafite inama zabo mu nshingano cyangwa se bafite inama mu nshingano. Ntabwo kuba umuntu abatije umukristo akamurekera iyo bivuze ko birangiye. Mwibuke ko umuntu yatangiye kubatizwa cyangwa se abatijwe niho abatangiriye inzira ivuga ngo afashe igihe mu ntambara. Rero iyo ubatije umuntu ukarekera iyo ngiyo ngo narabatije byararangiye, ni nko kubyara umwana kumurera bikakunanira cyangwa ukamujugunya iyo ngiyo niyige kandi aba bandi bari kwiga. Mboneraho kubivugira muri rusange rero, yaba uwabatijwe yaba n'uwabatije, izo nshingano zo gusigasira ayo masezerano no kurinda ako gakiza yaba yinjiyemo cyangwa yinjijwemo biri mu nshingano z'abantu bose cyangwa se z'uko ari babiri. Bivuze ngo niba turi mu mazi, muri pisine, mu migezi n'ahandi hantu ndetse no mu ibase njya mbona babatirizamo, birashoboka. Ariko uwo mubatizo wose uko waza kose upfa kuba wera umuntu uhagazemo mu nshingano ko agiye kubatiza, kuko hari igihe ushobora kubatiza umuntu kamere itaracika, wamubatiza wamushyira amazi yayasoma yayanywa agahita gukubitira n'urushyi muri Yorodani. Ni ukubera iki? Kamere ntiracika. Rero nawe itaracika wowe ukubatiza ushobora gushiduka nawe umwahise musingiranira mu mazi kuko kamere irahari. Ariko mboneraho kubwira abantu badukurikiye, kubatizwa ni kimwe no kubatiza ni ikindi. Wewe ubatije manzi umenye ko umukristo mbatije ese akeneye izindi mbaraga zimukurikirana. Hari igihe ushobora kubatiza umwana ari mu gipasitoro, yego, akaba afite uburere bw'ababyeyi, umwana akazakurira muri ubwo burere bw'ababyeyi be kuko n'undi n'abakristo. Noneho no kubatiza umwana uri mu rugo rw'abasinzi n'abantu biyandarika, uwo mwana akeneye izindi mbaraga zitandukanye n'iz'uwo mwana wo mu gipasitoro. Ndumvaga ari icyo kintu nakongeraho. Urakoze cyane. Hari akantu umbwiye wenda kagiye kuma ikindi kibazo, wenda ku bantu baba bararangije cyangwa se barasoje kuvuka bwa kabiri, ndavuga ubwo kubatizwa. Urugero nkamwe mfite aka kanya, niyo mpamvu ngiye kubabazaho iki kibazo. Hari ibintu byinshi bitugora nyuma yo kubatizwa, kuko hari ibyo tuba turetse even n'inshuti, kuko ni byinshi duhindura igihe twabatijwe, ari byo namwe bibagora kugeza ubu ngubu. Ese mwatubwira ni nk'ibihe bintu cyakugoye? Buri wese aragenda ambwira ibintu cyamugoye akimara kubatizwa. Urakoze cyane. Reka iryo jambo cyangwa se icyo kibazo nge nyisubize nifashishije umurongo wa Bibiliya nsanga mu Bakorino ibice byaho ni 10, urwandiko rw'Abakorino rwa mbere ibice byaho ni 10, umurongo wa 12. Haravuga ngo nuko rero uwibwira ko ahagaze yirinda atagwa. Ndarisubiramo, nuko rero uwibwira ko ahagaze yirinda atagwa. Urakoze cyane. Ubundi ikintu cyitwa gukizwa nk'uko twabivuze ni kimwe no kwakira agakiza ni ikindi. Ariko ikigaragaza umusirikare ku rugamba cyangwa kwitwa umusirikare nuko hari intambara yarwanya akazitsinda. Ashobora no gutsindwa ariko yarwanye. Bivuze imbogamizi ni nyinshi cyane ko ntago umuntu yakwitwa ngo yakijijwe adafite ibyo yakijijwe. Niba umuntu ataribye, atarasambanye, atararoze,
n'ibindi atarabeshye ibyo ngibyo kuba nge yahagaragara akabwirana ngo yarakijijwe birangora. Umuntu akizwa ikintu yakoze. Ndatanga urugero rakana mvuzeho mu kanya kagendanye no ku mwana avukiye mu muryango ukishijwe. Ni umwana abyukiye mu muryango ukishijwe wamenye Yesu, uwo mwana agakura akajya hari akabatizwa, akaba umuntu mukuru, akajya mu rusengero akabwiriza, akagira gute. Uwo nguwo ndacyaka ko nta n'ubuhamya bafite bwo gukizwa, ahubwo abafite ubuhamya bwa gakondo y'ababyeyi be, naho yakuriye no mu isengesho asenga avuga ngo Mana uzandinde kuba nagwa muri biriya. Ntabwo avuga ngo njyewe nari umusambanyi wacu barasindaga none ngize gute Imana yarakoze yabinkuyemo. Hoya rero bivuze ngo umuntu akizwa ikintu yagize gute yaretse. Reka nitangaho urugero burujya guteza uburezi yarabwibanza. Njyewe na kereka icyaha cyo kwica no kuroga, numva ngo nta mugabo uroga, ariko no muri iki gihe abagabo ngera umva ngo bararoga bakajya no kuraguza, ariko buretse kwiba no kuroga nta kindi, no kwica nta kindi cyaha numva ntakoze. Urumva ibindi no kubeshya no gusambana n'ibindi byose nabigezeho, kandi kubigeraho byamaye indi nzira imwe yo kuvuga ngo mvuye ahangaha ngeze ahangaha. None hari n'utabivugira imbere ya kamera gutya ukibaza uyu muntu guhera ku wa mbere kugeza kundi wa mbere umwaka urarangiye ni umukiranutsi ni umwere. Impamvu ni iki? Akenshi benshi baba bashaka kugaragaza ibyiza byabo kuruta ibibi, ariko nyamara ikintu kirema ubuhamya kigatuma umuntu ahinduka anakizwa naho wavuye ubwiye abantu umuntu akahisanga. Ubu nshobora kuvuga njye nahuye n'ikibazo, nakuze ndi mutoya ngira icyaha cyo kutagira ababyeyi, nkura ndi imfubyi mu yandi magambo. Noneho hari byinshi umuntu yaba yarabayemo, kurara mu muhanda, kuba mu bintu by'ingeso mbi, umuntu akagenda bicamo akagera kuri izi saha akaba yatanga ubuhamya nawe nkabuguha, nkavuga ngo Imana yangiriye neza inkura ahangaha ariko ndi uwo ndiwe ubu ngubu. Cyo kiri kumvikana. Umuntu akaba yabyumva no hanze atari ko suri yawe biri arimo avuga n'ibiki. Impamvu ni iki? Si uko uyu muruho wanjye ari ukomeye, ahubwo impamvu nguvuze nuko mbonye uwo nkubwira.